Mwaramutse. ndamuka iki ibikorwa by'iki gihe bitakigira agaciro ubu nanjye ngo bazanye umukazana ikintu kitabyara se ubu bakizanye muri iki umuhungu wanjye yaragowe urabona uko kimeze ubu agiye kuzana undi w'umukazana uzajya ubyara utabyara se ndakugira dore iyo myambarire da yatuma umugore abyara Hari ikibaye? kibaye umuntu yambara impenure akambara ibipataro ngo azabyabona urubyaro arukuye hehe Urabona ari njyewe wanze kubyara koko? dore uko kireba iki kintu barakinzaniye umuhungu wanjye yaragowe azanira ikintu kimeze gitya ngo ni igikazana cyarabuze urubyaro reka ntihorere ntacyo maze bakubirukane kigende kijya iwabo dore uko kindeba ziba utari umukazana mabukwe utabyara ni nyoko bukwe utabyara we mukobwa we umukobwa utabyara aba ari mukobwa ki kigenda kijya iwabo None se tate urabona ko tate ki kwita ku mugabo byarakunaniye kwita mu byo uteka byose ngo ugaburire umugabo nibyo nziza byarakunaniye none ngo icyayi kirakunanira no kugiteka ngo uri umukazana utabyara ni mukazana ki reka umuhungu wanjye aze reka aze ceceka reka aze nawe umukenera ubusa n'abandi ntubusa nk'ikintu kitagira 11 wapasa urushyi dore uko kireba yenda reka umuhungu wanjye ave hanze njye kumurehereza undi mukobwa uzambyarira kuzukuru Mama mbabarira ntabwo ari njye ni wowe nta wundi ni wowe wabizanye tuza ntakwasa iki gitelefone ntakikukubita dore uko kireba ngo yashatse umukobwa ngo yazanye umugore ni si umugore nta mugore umurimo nkurenganya iki gera ugenda uhambira ujya iwanjye azaza akanagusanga ahangaha mbega Sorry tate ntabwo nari mbishaka. tate iki rero ubwo bwenge bw'iwanyu ni ibigoryi gusa reka gikuru cyawe kibure kumbyarira koko mwese dore ko gisa dore ubwo bwenge bwabyo byafashe iminwa wayikurura dore bya binwa byawe uko bimeze ibi byazabyara umwana nawe nuko uzamera Ariko tate ntabwo nari mbishaka. ntabishakaga kubera iki ubu ntiwari unduzi ntabwo wigeze umbona dore ishyano urabona ibintu bankoreye dore ishyano musohokere mu nzu y'umwana bahazana undi Ariko tate mbabarira ntabwo nabishakaga. Ni ukuri nyakumenya ntabishaka. rero ko kireba nticyashakaga kuyamenaho ku bushake bwacyo rero ko kireba ese icyayi mwateguye hano ku meza kirihera Ariko Eline yari ari kugitegura. Eline ategura iki
niyo mpamvu mwabuze urubyaro ngo arajya gutegura byaramuyobeye. ariko tate ubu niwe wabyiteye Atabyitera se si uko musa nk'ibintuza, ariko babahindutse nk'ibyiru, urwiru rw'intwari. ariko uzi urwiru rw'intwari we barwitaga nkarashahutse. ikipe yanyu yose, inzu yanyu yose barayiteruye, bayizaniye umuhungu wanjye, areka yararoyokoyo we, mwana yanjye we, umuhungu wanjye yaragowe, ishaka riramunaniye kubona tubura urubyaro. mbega akababaro umwana wanjye agiye guhura nako, yaranahuye nako. ikipe yose yavuye kwa ba sebukiraje, umutungo w'umwana wanjye urashize, ushiriye hariya. yezu we, tugirire impuhwe rwose, izi mbwa z'imbwakazi zimvire mu rugo rw'umwana zigende, mbere yuko nabona uzambyarira akana k'agakobwa gahungu, nkazajya nkagaburira kuri uyu mutungo w'umugabo we. mbega mana nzanye icyayi. utu ni two mwanteguriye? turaryoshye, tuno turindazi turaryoha. kuva ryari muntegurira utuntu nk'utu se? ayi data we, umwana wanjye yagorwa. yajyaga bakabura kumva kimwe kinini, bakamba ubu buryo. tate tuno nitwo twiza, tuno nitwo turyoha, bya biryo ntabwo biba reka biryoshye. ibi ngibi nta biryo, ibi ni iby'impinja. yewe sinkwiriye nk'utu, bigaragare ko mu nyanga. reka ubure ntabwo ari urubyaro. tubi, tuno turindazi banza uryeho wumve, basiryaho wumve ukuntu tumeze. reka sinakwirirwa nibeshyera ku munwa wanjye ngo ntajya kurya utu tw'impinja. reka ati utu turindazi ni twiza. arega gura ukumpendahendamwo ibiki, yema nishakira bimwe binini byandeje, bimwe bimpaza nyine. ibi se ntiby'impinja? ati ni twiza, tuno turindazi turaryoha. nta bwiza bwabyo, nta bwiza ni bwabyo. twiza, ntugire ikibazo, za zindi ntabwo genda uzanzanire zimwe binini, nibyo bihaza umukecuru nkanjye. nk'ibi se watamira, wamira, wakanja, ibi se wabijyana, wabyamarira iki? genda umva imbere, ngaho se vuba mva imbere. ati nyamara nta n'ikibazo, turaryoshye pe, wowe nk'icyayi. ihute ahubwo sinkubone mu maso yanjye. yewe anihangane ndebe. ayi data we, ni mukaru. yewe umuhungu wanjye yaragowe. ubu ni umugore yazanye ni iki? ajya guha nyirabukwe cya mukaru, asanzwe abona nka mukaru se? ndahita mpamagara umuhungu wanjye bimuhe amakuru ye. Erine ngwino hano, vayo. Erine byakugendekeye bite? karamera ingoyi. twisangirire icyayi. dusangira iki? ibi nibyo wanteguriye koko? hano ibishaka byawe yibi, ibi ni ibintu wampaye. genda umva imbere, rero uko ukindeba. niba yakubwiye ko nyanywa icyayi cya mukara? ati si wowe watubwiye ko kuwa mbere ari umunsi wawe wa minsi iki? siporo iki? urambura ubuntu budashobotse ukamba n'icyayi cya mukara? mva imbere, nawe gira vuba mva imbere. kandi ubu nakwasa iyi telefone nakwereka, ariko ishyano riragwira wa mana, mbega umuhungu wanjye icyo yahuye nacyo we.
mama uyu mubyeyi kuko nta kintu ntamukoreye kuko mana yanjye ibi ni ibiki kuki akomeza akaba nabi nzakora iki kuko n'iki nakora kimushimisha koko Alo, Mr. Soni ni sawa amakuru y'iminsi. cyane meza Uba wacecetse umaze kumenyera iby'urugo se? cyamaze kumenyera nta kibazo Uba watuze utambwiye uburyohe bw'umugabo ubona nzashaka utajya unganiriza uburyo umugabo aryoha we. urumva ushaka kubimenya Yumva ashaka kubimenya agomba kujya unganiriza akazashaka nzi uburyohe bw'umugabo. washyushye Wasanga ni ubumubiri mutajya unganiriza. nyanyumvira ukuntu uvuse ibiki muko ntabwo uzi ko aba ari hanze Harya yaragiye ngo nyine urimo kumwitegura nazamuzahatwika. yiceceka wumva mbese ni danje sinakubwira umva nawe nyine gira vuba vuba umva wowe ntugire ikibazo urugo ni sawa umugabo atanga keya Nibyo yumva nkumvuje sha. oya yewe none se wari umeze neza Soni Kameze neza sha ndagukumbuye umva Yesu uzaza kugusura basi. uzaza ryari se wowe ko ari uguhora umbeshya uvuga ngo uraza kunsura ntuze akazi kaba kaguheranye Nari naranze kugusura ngira ngo banze wite ku mutware. oya ari hanze ntabwo yari yavayo nyine muri iyi minsi ari hanze ariko yenda kuza ubu ngubu ndi kubana na mabukwe na murumuna wanjye Ko njya numva ngo ba mabukwe b'iki gihe se kubana nabwo ntabwo byoroshye. yisha mabukwe wanjye nta kibazo cye Ariko nawe uratuje mwashoboka ariko njye ntabwo nashobora kubana na mabukwe. nta kibazo cye wabishobora biterwa n'uko usanze ameze Nibyo yumenya ko yagiye komeza uvugireho urwo rutelefone uri kuvugiraho uhamagara inshuti zawe n'umuhungu wanjye yagoka yagoka umwanya agiye none ugiye kumugerekaho abandi uri guhamagara amatelefone kuri kunyumviriza undeba nturi ku matelefone uhamagara aka kanya umugabo agiye utangiye kujya mu bandi bagabo ubona akaguru urakamanitse niko muko reka ubura urubyaro ni ukubera kujya mu bandi bagabo ni ukubera kujya mu bitakwikwiriye umuhungu wanjye naza nzabimutekereza byose eme ngaho uruve yose nyine taruko ruza rwambaye icarwa akaramu karame kitaruko kwambaye yepepepe niko muko umuhungu wanjye ejo twavuganye ko ageze mu ndege aza hari icyo wamuteguriye ariko nari mbizi ko araza kandi we mba mbizi ibyo akundamo ntabanze kubitekereza ubizi iki ko wigira mu bandi ntabwo njyamo nta bandi bantu njyamo ariko muko ngo uzi ko umugabo wawe ngo umushakire uzi ibyo akunda iyo uza kugira ibyo akunda ntiwaba waramuhazaniye n'akana na kamwe dore mawe ngarate uri gutendeka iki
ariko mana yanjye, ariko hanze aha mana hari abasore ukunda nabo bakwimye urubyaro, nabo bakwimye urubyaro, dore nta kindi cyatumye utabyara. Niko mukobwa urirwa umanitse utuguru ngo uzi ko uzabona urubyaro, nta bindi uri bubone. Eme, nta mukozi nshaka muzana muri ino nzu, nimumuzanamo ntacyo muri gumaramo hano mutanabyara. Mwago mwese nzabasohoramo mwese. None umuhungu wanjye yazanye abatabyara, mujye no kuzana abakozi, abakozi abahemba amafaranga y'ubusa, naho mwe mutanamuha urubyaro. Nimuramuka mumubwiye nagera hano muzamubwira ko mbafasha, uri kubyumva? Nimuramuka mubivuze nzabaturumburamo mwese mugende mujyi wanyu. Ati karibu. Thank you. Wow, ahantu hasa neza. Oya. Sabibi ntabwo ari ukuntu hasize nubwo nakambeshya, ntabwo ari ukuntu hasize. Ariko nta cyahindutse cyane be, nta marangi gusa twabonye yari arimo asa nabi, dusigamo ayandi. That's my beautiful. Hasa neza bebe. Merci. Habaye heza pe. Sabibi ahantu habaye heza pe, birenze uko nabitekerezaga. Numvaga nyine ari ibisanzwe, ariko simbona ari mu rugo hashyashya kuri. Twagombaga kujya, amarangi yari amaze gusa nabi. Ariko nawe wabaye mwiza. Oya. Ariko nagusize pe, ariko nagusize wabaye nawe mwiza. ntugakabye. Ikindi se wagira ngo noneho wasubiye kuba agakobwa kuri kw'Imana. Kakanya se. None se abandi barihe ko badakoma? Abandi bari he? Sister na mama bari he? Bebe, mama uramuyobewe koko. Ubu ngubu twese yatwirukanye, niwe wigiriye mu gikoni. Reka umuhungu we kabisa arakabya kuva kera. Nze ni ngombwa ngo agende ngo yirirwe mu gikoni, nababona ko yakwiteguye, umva ngo mbese paka ari we ugutekeye. ubwo we wari gusigara ugize wagafata imodoka akaza kundeba. Noneho urarakaye kubera ninjye waje kukureba. Nabyo Ok, ngagenda rero mubwire bazansuze na sister, ubundi wenda baraza gusubirayo, nanjye ndebe ukuntu nagira ngaruhuka, sibyo? Guruka kabisa. Ayiwe, mwana wanjye ageze inaha. Yakoye mwana wanjye we. Ese tero. Yari umeze neza. Iminsi myinshi Cyane no kubona mwana wanjye. Ko bari inzobe. Yewe. Hari inzobe se. Nawe wari mukobwa. Ubona nanjye ntarabaye akajeni. Yabaye akajeni. Amakuru se mama? Amakuru ni meze neza. Ayo hanze y'igihugu se bimeze bite? Hariya se cyangwa hariya rero. Nta bintu byadanje nyine. Nta makuru meza. Amakuru nyine nasanzwe ni imbeho. Sibye ko hano numvishe mu barusha ikirere gishyushye. Ako hariya nyine harakonje urabizi. Niyo mpamvu wabaye inzobe. Ubwo se ubwo ndigikana. Yewe burya. Ubwo wowe wabaye inzobe mama, wabaye inzobe wabaye inzobe. Niyo umukobwa inzobe cyangwa mu burukara. Iyi nzobe nayo yakugize inzobe. Nawe rero uri kubikabiza nabaye inzobe. Nabikara. Sibyo wenda kuba umuntu hariya aba yiri ibintu byo mu gikombe cyane. Aho ubundi buzima wari ubusanzwe. Ahubwo wowe waragiye. Wow, Bofre, welcome. Agakobwa neza. Amakuru yawe Ni meza. Bakobana gahicara hano rero. Mama we ni karibu. Mama. Ni umugabo y'ibiki. Mbona kabaye keza. Amasiporo. Asike weya. Angiye gukura. Ntabwo ari cyane. Epfo. Mama. Reka ntukajye mbwira ako kantu. Nusubona atakuze. Reka. Nawe rero nawe mwanze hari byandi byawe by'abakecuru. Bakunda amasigaye ameze yabaye keza. Reka nta mukobwa muri. Ameze neza.
ndi kubikurikirana ndi no mu cyumba ndi kwiga ariga ndayiga ibiki ntabwo nari namenye ko waje ko ari nk'iryanjye sigaye ndi umuhanga ndaje mwereke bireti naratsinze aho gusumana wese amatsiko wanzaniye maze nahita nguha cyabuze nagusohokana kado wanyemera ariko wayizanye umva ni uguhita ngusohokana ahantu ukarya inkoko ujya ngo bya boro bajya bavuga ngo ukarya inkoko ukayirisha ifi n'ifiriti ariko mukobwa wabajije ukajya gutunganya ibyo wari uri gukora ariko nkabanza nkaganira n'umuhungu wanjye ko nanjye mukumbuye ubona ndakumbuye kuganira na bo muze kuganira nyuma ariko njye ndashaka ko twiganirira ubwo rero mama yabyanze turaza gusubira twakunda ariko se mwana wanjye ariko ndakubona nkakubona mu bwiza yewe noneho abakobwa bine barongera bakurwanira ariko n'imisoswe ufite yonyine we uracyasutse agakera yewe ubona nzi ko byashize ubu ngubu neza imisoswe yabaye imisoswe n'imisoswe yewe mbega uburanga ufite yego mwana yanjye ariko kiriya ni igihugu gusa uburyo cyakugize mwiza ntabwo uri gukabya rero bya bindi byawe uragize ko ugikabya na kera reka nta gukabya uzarebe undi ubaza nta bandi mwahuye babikubwiyeho ku buryo ufite ubwiza ariko ni uko waje mu ndege niyo mpamvu mami nawe uracyabuze ko ugisetsa nka kera bagira ngo ni cya noneho uko ugenda usaza ugenda usetsa ibintu byiyongera wagira ngo ni cya kibogo wabyaye uno munsi mbega ubwiza ariko n'ubwo abakobwa gumye hano rero watuma najya no kwiruhukira kubera uri kumbwira ibintu bishimishije gusa erega nanjye mba nishimira ko twicarana ariko wari umeze neza ariko nawe umeze neza meze neza njye ndashima Imana umeze neza rwose Imana ikomeze ikuragira ubwo bwiza bwawe abakobwa baragukunze baragushaka ko mfite umugore se mama urabona ibyo ngibyo ntabwo bitindaho cyane nubwo ufite umugore ariko nzakuganirira ku mateka ye yego neza se mama sinakusigiye mu kazana agagose yagufashe neza ariko ubona ko umeze neza wambaye udutenge twiza nakuganirira neza twicaye tuganire tumenabire ubwo ngubwo ndabizi n'ibyanjye byawe kanjye kuruhuka dore mwana wanjye waba biretse tukaganira tureba nganiye nawe ubwake ukongera bwajya nazarinda nanone ngenda naruhutse kubera ko uba ushaka kwita aho mbaza ibyo cyaba mikagenda wenda ko reka ngende ubwo ngubwo turaza gusubira wenda nimugoroba mwana wanjye waretse tukabanza tukaganira nawe rero wapi reka ndaje turaza gusubira ariko mana yanjye we umwana wanjye yenze ko tuganira uriya muhungu wanjye ngiye kumushakira umukobwa mwiza uzajya umubyarira nanjye nkabona kuzukuru yezu we yewe ndagiye ngiye kumushakira umukobwa mwiza yewe niko bobo mwana wanjye ni ikiwanzaniye hano ubyutse karera agira ngo nkubwire amateka ya hano ni ikiwanzaniye amakuru ya hano ntiwayamenya basigaye bamenaho icyayi basigaye mbega bampa ibiryo bidashobotse bakamba urundazi rutoya yewe ubarebye nawe wakumirwa yewe urebye igihe bitangiriye kuva wava hano yewe aba abagore bawe ko ari babiri ufite umugore uriya muramukazi wawe wose nk'uwawe hariya iriya poroto yose wazanye hari si iyawe basigaye bamfata nk'ibishingwe bamfata nabi reka da yewe uzabaze n'abandi umugore wanjye kubaha mbizi neza byagenze aragutelefona akubwira ngo arankunda ariko ndakurahiye utanagaburira reba uko yangize
haririrwa nkubita, haririrwa nteza abana ba rubanda batari n'uwawe nibura. Reka da, urebye uko yangize wakumirwa. Ese wowe nturi kubibona? Reba mwana wanjye, reba amaboko narumye, nta kingaburira, nta kintu na gito kintu. Aramenya aho ibyayi, aratambuka akancira, nanjye nkibaza se ibi ngibi nzabyicarira. None ngize amahirwe uraje mwana wanjye. ese mama ko nzi ko ibyo bintu madamu atabikora. Yewe uragira ngo uzahakure umurambo ariko ubwo se ubona yarangize kurya si umurambo uzahakura. Nari nzi ko uri bumuvugire. Amuvugira pe. Bivuga gutya ngo wari uzi ko ndi bumuvugire, ariko mu bintu nzi ko madamu agukunda. Nawe nkunda ntiyangira kurya. Okay mama, rero reka tubyihore sibyo? Guhera ubu none ahubwo bimbwiye sibyo, ngiye ngiye kubikurikirana. Nuko mwana wanjye mu buryo bwanjye nzi ko kandi mu minsi 2-3 ndabamenye byari. Nuko mwana wanjye ndaza kwegera madamu mwibarize. Ariko n'ubundi wabikurikirana, ariko nkareba ko namara igihe nibura nk'iminsi ngahe. Okay mama, nta kibazo sibyo? Ndaza kureba. Nuko kubyitaho sibyo? Imana igufashe ibikurikirane neza. Ndaza kubyitaho kandi arega nta mwana wanga umubyeyi. Ngaho rero. Nuko urakoze. Ariko ndishima wa. Yewe agiye kucyereka mana yanjye, akinkubitire icyana kitabyara se ubundi kikangishaka kunyicisha inzara, agitunze mwiki, akinkubitire ye cyangwa cyohereza iwabo kigende. Nakubwiye se ngo bakorere kontra inshyashya. Nyine bariya abakozi bandi mu kubaha amakontra amashyashya, noneho abahari bandi bo mukababwira ko kugira ngo babone izindi kontra nshyashya bigomba gutwara nk'ibyumweru 2 kugira ngo turebe ukuntu baperforminze mu kazi. Ndi kubona wenda kuriya kwezi nyine bishobora kuba byaragenze neza, ariko amafaranga ni makeya cyane kabisa. Urumva nimba twarashoboraga kuba twakinjiza miliyoni zigera nko ku 9 wenda mu byumweru 3 cyangwa mu kwezi, none ubu ngubu hakaba hari kuza 5, urumva barimo ikibazo. Barimo ikibazo kabisa. Mukareba ukuntu bimeze. Ibyo byo ni ukubikurikirana nawe rwose. Amafaranga se, reka amafaranga uyaha n'umuntu wakoze. Reka amafaranga se wayaha umuntu utakoze? Oya, wowe ugomba kubyitaho kabisa, kubera ko ibyo bintu ni ibintu umuntu aba agomba kugira, ntabwo ari ibintu abubukira. Yego Bimeze neza. sawa, ndaza kukuvugisha nta kibazo. Yes. Yes. Neza nabi. Umubyeyi wese ukomeza icyogihe yagenze bite? Baby, yakubwira ibintu ariko ubishakira ibisubizo. Byagenze bite se ibyo bintu njya gushakira ibisubizo wowe ungana utyo byakunaniye? Bebanze nyumve. Nimbwira mwese urabona natwe kukumva. Hanze bite? Kecuru ntabwo turi kumvikana pe. Mukecuru
muri kumvikana ku biki? Umukecuru ntabwo turi kumvikana, arananiza cyane. Njyewe na sisita umva yadututse, yadutonganyije cyane. Umva, ibaze ko aherutse no kumenaho icyayi igihe wari waragiye. Reka mubaze bebe, ako mada, ubundi uri umusazi? Umutwe wawe uri muzima? Iyo wirebye ukireba umva nta kabazo ufite, uragenda ubwira ngo mama ngo yakumeneyeho ibyayi ngo ntabwo mwumvikana, yaba ari we wamunaniye? Bebe, Mama, umukecuru ungana kuriya munanirwa kumvikana gute nawe ungana gutya? bebe, wenda nawe uzabyibonera, ntabwo Mbona iki? nakubeshya. Mbona iki nyine? Mbona iki? Nakumva Cyangwa ubona nagize mba natuje nabitwaye gahoro ukagira ngo ntago amakuru mba nyafite? Ntago amakuru mba nyafite? ariko bege unyumva. Mwumva iki? Mwumva iki? Ibaze kugira ngo ariko umuntu afate icyaha kikumeneho. Niye ikumenyeho aho ngaho, ntabwo ari we mama wamunaniye? Turi no kuvuga cyane ahubwo atanabyumva turi gutongana. Ntabwo ari we mama wamunaniye? Ibyo ngo iki? Akobe ku buryo wangira gutyo, ariko umuntu uhora uza akambwira ngo ntabwo mbyara, ahora anyurira ngo ntabwo mbyara, ngo ntacyo maze, ngo umuhungu we yararenganye, ngo azamushakira undi mugore. Ibyo bintu byose ajya abimbwira. Reka mubwire ibyo bintu byabwo butishwa bwawe ntabwo nshaka kubyumva nonaha. Ni wowe mama wamunaniye, uri kubyumva? Kuko umukecuru ungana kuriya wikenereye kwiga, kuganirizwa, kubayeho yishimye ari kumwe n'umukazana, akunanira gute? Ntacyo mba ntabwo ku buryo aza akakubwira ngo nubyara se ibyo ngibyo biramureba? Nubyara se azamutwita? ndi kukubwiza ukuri, ntacyo mba ntakoze, ibyo bintu byose yarabimbwiye be. Reka mubwire rero ceceka, ushobora kuko ugumye no kunsakuriza hano twaserera bikaba nabi ukashaka twarwanya, sibyo? Kandi ubizi ibyo bintu nabikora. Rero mbabarira, ngiye kuva nakumva ubu ngo wakoze kuri mama umutunga n'urutoki. Njyewe ibyo bintu ntabwo nabikora bebe, jya unyumva, ntabwo nabikora. Sinserere nawe rero mbabarira. Ni ukuri ntabwo ndi kukubeshya. Nyine bivuga utamfata. Bebe, nyumva, ni Ushobora ukuri kundekura. ntabwo nabikora Ushobora be. Mama, umukecuru Kecuru iki? Abagore b'iki gihe ahubwo wagira ngo satani barimo n'umwe. Ubwo umuntu ananirwa kumvikana n'umuntu w'umubyeyi ungana kuriya, uzumvikana nawe? ariko be uba Ziba. wanze Ziba. uba wanze Ubita kunyumva. wowe, we ndabona ushaka kurira. Ubundi uje hano kunesha umutwe, ko ibi bintu nari nabyirengagije nashaka kukuvugisha, ubu uje hano gukora iki? Nibereye mu kazi ubundi. Mbe rero reka mbanze nkubwire noneho ikintu uko bimeze. Niba wanze kunyumva, ngiye kuva muri uru rugo usigarane na mama wawe, noneho musigare muri iyi nzu wowe nawe. Ngiye ubwo ngiye kwigendera, mba ndi kukubwira ukanga kubyumva, kandi ntabwo mba ndi kukubeshya. Ubwo rero usigara mu rugo rwawe na mama wawe ari mwe murusigaramo. Nose ahubwo wagiye ukareka kunsakuriza ukagenda. Sawa, njye nta kibazo. Rwose umuntu se utumva harakubita mama, reka ntabwo Be, umunsi wamenye ukuri, ntuzatinyuke kumpamagara. Sawa, ndagiye.
washima umukobwa mwiza mukazana. yego mama. Umuhungu wanjye aranagukunda. Nibyo. Yari afite ikigore mana yanjye. Cyaragiye. Ndakigihari. Kubera iki se yagiye? Yagiye kubera kutabyara. Ubu se nanjye musanze ntabyara. Reka wowe wese ko ufite n'uburanga bwo kubyara. Nibyo. Ntabwo waba umeze nka kiriya kitabyara. Ariko mama. Biragaragara. Nibyo. Aho ndetse akurahiye. Ntayamara imyaka 5, 6, 7 atarasama ukavuga ko wowe yaba akibyaye. Ndabishimye barakoze. Imana iguhumugisha. Yego. Igihungu cyanjye ntikikwanga. Nacyo ni igihungu cy'ikiranga. Ubusa yanze. Ntabwo yakwanga. Nibyo. Nawe uramwibonera. Afite uburanga we mukobwa we. Yego. Yo wariho icyo gikobwa hingu cyabuze umwana. Ukumva agahinda karakwishe. None geze amahirwe mukobwa wawe. Imana iguhumugisha. Amina. Nanjye nzakubera umukazana mwiza. Nuko ni uburasi. Nzakubaha mama. Ukagimenaho amazi. Yego. Nawe ntiyagikundaga. Nawe yacyangaga. Niyo mpamvu nanjye nakoresheje uko nshoboye nkajya nkibeshyera kugira ngo kihave. Yizanira agakobwa keza nk'ako kazajya kamubyarira. Mama nanjye nkwijeje ko nzakubaha umugabo nkamufata neza nkamukorera buri kimwe. Ntiyabimukoreraga. Habe kumusasira. Habe kumushuhuriza utuzi. Ugasanga reka da ibereye mu bye mu matelefoni. Nuko. Ariko kariya kantu nakangaga burundu. N'umuhungu wanjye yarakanze ye. Niyo mpamvu nahisemo kugushaka. Nakirukanye burundu ku buryo no kukwica nari kukwica. Ese nako ibintu binteye ubwoba. Umva kukajiji nako. Yewe ibi bintu bizampira. Nukuri ufite ubujiji bungana gutyo. Nzi neza ko umuhungu wanjye atazakwanga. Uriya se ko namwirukaniye kutabyara. Wowe ukazabyara. Urabona watazagukunda. Ma binteye ubwoba pe. Ntugire ubwoba. Nta kajiji kameze gutya koko. Ariko we ubu ntiwishimira ko umuhungu wanjye yazakubyarira nk'umwana. Ntabyo nzi. Yewe uzabimenya, uzajya umukorera byiza, umushyuhiriza amazi, kiriya nticyayamushyuhirizaga, umukorere byiza byose, ubundi akubyarira umwana. Mama ibyo byose nzabikora. Nzakubaha nawe nzamufata neza pe. Ariko mfite ubwoba. Ubwo bwoba ufite se n'ubwiki? Reka kugira ubwoba. Yewe ntugitinye, umuhungu wanjye ni originali. Nibyo. Ni originali. Yewe umutima we wonyine ni wowe uri kureba. Yewe nawe uramwibonera rwose. Narababwiye ngo ubugoryi mugira mwese ni ukuba muza mugakora ibintu bimeze mama nawe mwari mwizeye ugashaka kubona ibintu koko. Mama koko wowe ni wowe usenye wowe usenye. Wowe nizaniye nkazana mvanye ahantu utayobewe no kuvana hariya no kubuza none ubaye uwa mbere mu kunsenyera. Ko nirukanye umugore wanjye bizakora umwanya cicika umwanya maze mbumva wowe n'ingirwamukobwa nazantu wavanye mama njyewe ntabwo mbyumva. Ntabwo mbyumva, ntabwo nshaka kumva ikintu na kimwe. Mama niwe usenyeye. Mama wowe ariko ko nari nkuzaniye umukobwa. Ceceka
ceceka ntabwo nshaka kumva ibintu nawe n'uyu muntu nazana wavuga uyu ni wahe uyu mukobwa niwe ni wahe turure uramemukiye kubona njyewe umuntu w'umugabo wari wubatse ubundi wowe wari ukeneye umwana kundusha umwana wanjye ariko nari nkenera kuzukuru mama ceceka ko ntabwo njyewe wari ukeneye kuzukuru kundusha njyewe ukeneye umwana kundusha njyewe umaze imyaka ingana gutya maranye imyaka ingana gutya n'umugore wanjye mukunda njyewe wari ukeneye umwana kundusha nari mukeneye umwana wanjye we nkeneye umwuzukuru mama oya gahunda wari ufite zirapfuye ubu se bankubitiye muri uru rugo rw'abandi ubwo nabigenza ute ma ubajya wifashe n'amafaranga wampaye nushaka umbwire nyagusubize mwana wanjye reka kugenda nyabune garuka areka igata we mbega uburyo mpuye nahora umwana yanjye mwana wanjye abuze urubyaro koko urubyaro n'umubyeyi mubi wakamuzana mu rugo akakwishyurira urugo n'umuryango uje ari umubabaro uje kubamo kuri wifaza ukasenyera kano kageni reba umugore wanyihanganiye mu bintu byose wowe uzaba umugore wanjye ukuntu twari tubanyeho urabizi kumfata mwana wanjye we buriya n'uwo utabyara ibi bintu wakoze n'Imana ntabwo izakubabarira niyo wagira ute mwana wanjye burya n'uwo utabyara noneho ndumiwe mwana wanjye mbabarira imbabazi mbabarira umuhe akababazi mwana wanjye njye waguhemukiye mama